Yes, abakunzi ba Top Kivu News rero ndabasuje, reka nizere ko mumeze neza cyane amuri hose, mbahaye ikaze cyane muri aya makuru mashyashya agezweho. Na makuru rero atunguranye aturutse hano mu burasirazuba bwa Kongo, aho abasore ba General Sultan Makenga bakomeje kugenda bakora akazi gakomeye cyane. Nakaye kazi rero kakozwe ko nakomeje kugenda mbona ku ruhande rwa coalition, aho kugira ngo bishimire itsinzi, ahubwo bari gucukura ibinogo byinshi cyangwa se imyobo myinshi yo kugenda bashyinguramo abasirikare babo bamaze kuba bitaba Imana. Ese iyi operation yakozwe ute, byagenze gute? Rero ibi ngibi ngiye kubigusobanurira muri aya makuru. Makenga akomeje gushinzwa ibyaha byinshi cyane, ngo birimo n'ibyaha byo kwica ngabayobozi bakomeye cyane hano mu mujyi wa Uvira bo mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu gisirikare cya Angola. Ninde noneho wapfuye ko mbona ibintu byahinduye isura, ko mbona ibintu byawe bibi cyane? Ibi ngibi nabyo ndaje mbigusobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, uraza kuba ubyumva muri aya makuru. Nanone kandi ndaza kukubwira ku kijyanye n'intambara ikaze ikomeye cyane ikomeje kugaragara mu bice by'ahariya Iminembwe, bari kwica bakica n'impinja, bari gukora buri kimwe kugira ngo barebe yuko nta muturage n'umwe bashobora gusiga ari muzima. Nanone kandi ndaza kukubwira ko ahitwa Ikamanyora naho hari ikintu kidasanzwe cyahabereye, ndetse ndaza kukubwira ko Kavimvira nyuma yuko ibitwaro bya FARDC bitwitswe hongeye hazanwe ibindi bishyashya. Namenye ko mama 23 hari operation yakoze ikibitoki neza ahita Murabya, anga rwose iri mu gihugu cy'u Burundi. Ayo nayo na makuru ndaza kugenda nkubwira. Ku rundi ruhande kandi ndaza kukubwira ko mu bice bya Zawarikare ibintu byahinduye isura, bimeze nabi cyane. Mama 23 ese yabayongeye kwinjira igakora ahababaza cyane abayobozi ba coalition cyangwa se abafaransa muri rusange, dore ko ejo naherutse mbabwira ubwo nabitangarizaga ku kindi gitangazamakuru, mbabwira uburyo ki abasirikare ba mama 23 noneho bari kurwana bivanze na FARDC, bityo abasirikare b'indari za Sarambwe bakakora operation biboroheye. Gute Makenga ari kubigenza ate kugira ngo abasirikare be bajye kwinjira muri FARDC bazane ku rugamba, nibarangiza babahinduke bageze hagati handi urugamba avuga ngo urugamba rugeze mu mahina niho umwami Yesu agira gute agaragarira? N'abasore ba Makenga rero niho bakomeje kugenda bagira gute biyerekanira. Yes, mbahaye ikaze cyane rero hano kuri Top Kivu News, mbahaye ikaze irambuye cyane, aho ngiye kugenda bagezaho aya makuru akomeye cyane aturutse neza hano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane n'amakuru meza atanzwe n'intare za Sarambwe. Byose rero uraje ubyumve neza cyane, we cyo nagusaba ni ukuba hafi cyane maze ugakanda kuri like kugira ngo iki kiganiro kize kugera kure, ukoreshe ya kandi kugira ngo bize kuba bigenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kacyo. Hanyuma rero bakunzi bacu, nyuma yuko mumaze gukora ibyo byose, ndagira munyemerere mpite mbagezaho amakuru nta nubwo ngewe ndibuze kugira gute kuza kugenda ntinda nizimba mu magambo. Hanyuma rero munyemerere aya makuru yacu twite tuyatangira none ngaha, tuyatangire agishyushye. Tubanze duhere neza ku basirikare bari gushinzwa Makenga ko akomeje kugenda agira gute abivugana umunsi ku munsi. Ubundi gute Makenga akomeje kwivugana abasirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare b'abarundi? Ubundi mu busanzwe ku rugamba nyine abagomba gukoreshwa tekinike zose zishoboka kugira ngo utsinda atsinde, utsinzwe atsindwe, mwubwo buryo kugira ngo ibintu bibe byagira gute byagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Yes, niko byagenze rero, ibintu byongeye bihindura isura ku rugamba, birongera birakomera cyane. Makenga biba ngombwa ko atangira kujya shimuta abasirikare bakomakomeye. Iyi rero gute nyine ubundi abikora, nta kindi kintu akoresha ngo usibye kujya yinjira akoresheje ubutasi, akinjira mu bigo bya gisirikare maze akagenda mu masaha y'ijoro bakabapuriza imyotsi isinziriza, hanyuma bakinjira bagakuramo umusirikare. Ushobora kubyumva wenda ukumva ni ibintu bitumvikana cyangwa se bidashoboka, ariko iyi operation ikorwa n'abasirikare ngo bane gusa, niho bagenda bakinjira bagakora iyi operation, uwo batwara bakamutwara, uwo bica bakamwica, bityo ibintu bikabagendekera neza cyane. Uyu munsi rero ejo ku munsi w'ejo ku mugoroba batwaye ubafitiye akamaro, ugomba gutanga amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko uyu mugabo yanakoranaga na Perezida Evariste Ndayishimiye mu ibanga rikomeye cyane, akajya mugezaho amakuru ariko yakuye mu bandi basirikare cyane ku rugamba. Abarwanye bagatsindwa akayatanga, abibye amabuye y'agaciro akayatanga. Uyu mugabo rero bamushimuse. Nyuma yuko bamushimuse rero ngari kubazwa kana kariya, sindamenya ngo ubutuvugana ari muze nkuta cyaba bamushyize hehe. Ubutuvugana rero baramufite, niyo makuru mfite none ngaha, niyo mpamvu mbanze kugira gute kugira ngo munyababwire mumanze muyasobanukirwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma tutarajya kure rero bakunzi bacu, uyu munsi ndi gukora kuri Top Kivu, ariko nicyo kiganiro cya nyuma nkoze. Ubwo rero niba ushaka kunkurikira, ujyemo hasi muri comment ukande kuri link irimo ya groupe ya groupe ya WhatsApp, winjire kuri groupe yacu,
aho ngaho uzajya winjirira kuri Rikisi kiganiro nakoze ukabasha kubona aho ndi gukorera, hanyuma ukabasha kubana nanjye umunsi ku munsi. Niba murenga 1000 uyu munsi mu joining group yanyu mwese, niba mushaka kujya mukurikira amakuru yanjye umunsi ku munsi, muze ku joininga rero iyo group kugira ngo mujye mubasha kugira gute kubona amakuru kandi ku gihe. Ubwo rero nizere ko mwese muraza ku joininga group, kuko ntago nzongera gukoreraho hano. Iki nicyo kiganiro cyanyuma mbagejejeho. Ubwo rero mu joining group kugira ngo bigende neza cyane. Hanyuma rero njamambwira ngo muvuge ngo amen, mujye muvuga ngo amen. Ni ijambo ry'Imana burya mu rugamba akeshi rikunda gukoreshwa. Muribuka ko Abanyesirayeli kugira ngo batsinde urugamba babashe kugira mu gihugu cyabo, bajyanye n'Uwiteka kuva ku kantu ka mbere kugeza ku kanyuma. Batsinda urugamba, babona igihugu cyabo bakibamo amahoro, ubu baratuje nubwo bakomeje guhura n'ibibazo by'intambara, ariko baba bakururiwe n'inzego zabo z'ubuyobozi. Ubundi ntagarika Imana ibishaka, nta munya-Isirayeli wari ukwiye kujya shotora undi, gusa uwabagabye igitero we bagombaga kugira gute kumwishyura. Ariko rero bakoze ikosa, bararengera bajya kurasa Irani, kandi Irani mu by'ukuri ntabwo yigeze niba ariyo yababanje simbyibika neza cyane. Ariko reka mbabwire, reka abantu mwese musenga mujye musengera intare za Sarambwe, musengere abakunzi biza Sarambwe, mwese mujye musengera Makenga n'abasirikare be bose nabo bafatanyije bazatsinda urugamba. Nibyo byiza abantu banjye, n'ukuri kose tujye tugendana akantu ku kandi. Rwose muze ku joininga group muyijyemo muri beshi cyane, kugira ngo mutazongera gucikwa n'amakuru ngira gute ngenda mbagezaho gatanu kagenzi kako. Iyo nkoza amakuru mfata link nkayishyira muri group ya WhatsApp, ubwo ukahita winjiraho ukahita wumva ikiganiro iyo wayikanzeho. Reka rero twikomereza amakuru. Nyuma yuko Makenga rero ari gushinzwa ibyo byaha byose by'iki byo kuba agira gute ngakorana n'abagambanyi nyine ngo bo mu Burundi, yarangiza agashimuta abasirikare. Ibyo reka tubiveho, reka tugaruke kuri wa mutwe wa P5 rero yaje iziki igiye guhindura ibintu byinshi, iziki igiye gusubiza urugamba hasi irudubi, igiye gukora ibintu by'amateka bikomeye cyane. Ariko reka mbabwiza ukuri, ntago ariko bimeze. Ibyo bintu by'amateka bari kwibwira ngo bagiye gukora ntago ari byo bagiye gukora, ahubwo bakomeje guhura n'uruva gusenya, bakomeje guhura n'ibyago bikomeye cyane, bakomeje guhura n'akaga mwoka byaramwe. Reka mbabwiza ukuri gushoboka kose, ubu tuvugana ntago iyi ntambara, nyamara iyi ntambara iri seriye, iyi ntambara iri seriye cyane, iyi ntambara iri ku rundi rwego. Ibintu njya mbabwira byose ni ukuri. Aba baturage bari kwicwa byanyabyo, genocide iri gukorwa muri Kongo. Ikindi kirenzeho, abasirikare ba Makenga bari kugenda nabo bagenda bajya kurwana, ariko sometime rimwe na rimwe nabo bagira gute bagatsindwa bagasa n'abasubira inyuma. Gusa ndabwigiza ukuri ko uduce tugeze muri tubiri uyu mutwe wa P5 wari wigaruriye, ariko igihe wari uri kumwe na Kayumba bamaze kuba batwisubiza abasore bizasarambwe. Naravugiye ngo inzuki zitagira umwami zitwa impehe cyangwa zikitwa imiyugiri. Ubwo rero abangaba nabo babaye babuzeho umuyobozi wabo ariwe Kayumba Nyamwasa, yari yagiye Kinshasa kuganira na Tshisekedi. Sinzi ibyo bavuganagaho, nubwo nabonye rimwe na rimwe abantu bagiye bavuga ngo yafunzwe, ariko ntago yafunzwe. Ni muzima, ameze neza cyane, kandi gahunda ziwe zose arazikomeje. Ahubwo igihari nuko uyu mugabo hari Kinshasa. Uko kujya Kinshasa kwiwe rero kwatumye abasirikare biwe bose batsindwa. Bari bari mu rugamba, mama 23 igira gute ibakorera gashya, ibakorera akazi, ibakorera ibintu navuga ko ari ibintu bitaragaragara mu rugamba, irangije bakubita ishuro mu mwanya muto nko guhumbya, ibasha kugira gute kubatsinda. Mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye habe na gatoya, ibintu bikomeje kugenda bigira gute bihindura isura mwoka byaramwe. Ni ukuri kose gushoboka, ibintu byahinduye isura kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma. Niko bimeze, uko nukuri ibintu byakomeje kugenda bigira gute bigora nabihindura isura. Ibyo byose rero nkaba ndi kubibagezaho neza cyane 565 hano ku rugamba, byakomeje kugenda nyine bisa naho bigenda bigira gute bigora, ariko mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, cyane cyane hano muri groupement ya Bijombo, mu bice byari Murenge, mu misozi. Ngira ngo mwarabibonye ku munsi w'ejo ubwo mwabonaga ku mavideo agiye atandukanye yatambuka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse no muri groupe yacu twagiye tubishyiramo. Harimo ahantu suko 25 yagiye irasa, ahantu yagiye irasa muri bira bice by'Imurenge hafi n'ikibuga cy'indege cya Minembwe. Mwarabibonye, bagiye babyerekana, abaturage bariyo rwose bagiye babyerekana. Na Fande Rugabo nawe yarabyerekanye rwose, avuga ati dore ngaha usuko yarashe ikopora rimwe gusa, isasu rimwe gusa ryacukuraga metero izo zirenze ebyiri zose, ebyiri. Isasu ibombe imwe gusa yikubitaga ku butaka, fragment
cukura metero zigeze kuri 2 zitaka. Nuvuga ngo rigufashe nta nubwo umubiri wawe bagira gute bawubona ritari nagushyingura iyo rikwishe. Nicyo kibazo cya Sukhoi rero. Ubu tuvugana rero Tshisekedi ntagaba areba ngabone yuko ibi bintu bibabaje biteye agahinda, ahubwo we warabireba akabireberera yarangiza akagira gute akituriza. Nuko rikose gushoboka abakunzi bacu ibintu bikomeje guhindura isura. Gusa igihari nuko ubu tuvugana amaginga ngaya mama 23 ibikomeje kugenda ikora ibishoboka ibyo ari byo byose ngirebe nyine ko ibintu byagira gute byagenda bigenda neza cyane nkuko baba bagize gute baba babipanze. Yes, reka rero twihute cyane tujye no mu makuru akome cyane ari kuvugwa none angaha amaginga ngaya uko urugamba ruhagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero umunsi wo guhindura amateka y'urugamba Sultani Makenga yaruhinduye. Ibikoresho byose byari bigambiriye kuza kubarasa yatangiye kujya abirasira aho biri. Ubundi strategy nziza yo gutsinda urugamba nukumenya ngo umwanzi wawe ari gutekereza iki, nukumenya ngo umwanzi wawe ubundi niki agambiriye. Ntugatume na rimwe amenya imigambi yawe, ahubwo we jya ugerageza buryo ki umenya uburyo kikoramo ibintu byawe mwibanga wipoweye. Makenga rero nibi byose strategy akoresha. Nta muntu ujya umenya ngo arwana te, nta muntu ujya umenya ngo abasirikare be bari hehe, na umenya niyo umukozi w'ubutasi ntumenya ngaherereye he. Niyo mpamvu abazungu bananiwe kumwica kubera ko amakuru yiwe ntagagira gute ntagaba hanze. Ubwo rero amakuru yiwe kubera ko ataba hanze niyo mpamvu afite ubwirinzi bukomeye cyane bwo kumenya ngo ubundi Makenga agiye gukora iki. Rero ikintu yaragiye gukora none angaha yakoze nuko yamaze gushwanyaguza iki ububiko bw'intwaro za FRDC. Ibi rero ni bimwe mu rugamba biba bigize gute bikenewe. Mu byukuri urugamba rwakomeje guhindura usura kandi mu bigaragara bari gutsinda pe. Arabibabwira bagati Makenga nyamara Makenga nta mikino. Ndabivuga ndongera nabiza te Makenga nta mikino afite. Ibintu byo kuvuga ngo muraza mushakisha uburyo kimumwica ibyo byo mubyibagirwe. Gupfa kwe biri kure. Namaze kubona yuko bigoranye cyane kuba wagira gute kuba wamwica mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngayo ngukorera bakunzi bacu ntago ibi bintu byoroshye habe naka nagatoya no kuri kose gushoboka. Yes, reka rero twihute cyane bakunzi bacu, twihute tujye imbere nanone tugaruke gatoya twigire muri Kivu ya ruguru twite tunasoza amakuru yacu ntabyo gutinzamo rwose mbafite twite twikubita Iwarikare. Iwarikare rero nababwiye ngo aba bazungu bari kujya bakubitwa bakagira ngo bari gukubitwa n'ibivejuru. Nyamara abafaransa baje bishora mu bintu batazi ibyo ari byo. Baza kurwana mu rugamba rw'abene igihugu bari kwihanganira bapfa ubutegetsi. Bapfa kintu Makenga na Tshisekedi cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kinshasa bapfa ko batabaha kwishyira kwizana. Baricwa uko bashatse babagize uduhene ngo buri ihene nizo zarushye. Ihene buri hantu hose ugiye mu kabaro hasanga ngagahene cyangwa ahantu hose ku mabusheri usanga yagahene cyangwa babagize amatungo nyine babica uko bishakiye. Ibi rero nibyo Makenga yanze. Aravuga ati twebwe nago turabo gupfa ahubwo turabo kubaho turabo kurama. Rero bahagurukira kugira gute bahagurukira kwirwana. Uko kwirwanaho rero bahagurutse kugira ngo barebe birengere ubwabo barengere n'abakongomani bakomeje guhura n'uruva gusenya bicwa urwagashinyaguro bicwa n'abakabaye bageze gute babarinda. Uzi kubona abasirikare b'igihugu bica abaturage bacyo ni ibibazo bikomeye cyane bibari ishyano rikomeye. Iyi rero bisa nkaho ari genocide ikomeye cyane yari ikomeje kubera hano muri Kongo. Aba basirikare b'Abafaransa murabizi neza cyane kandi nabo bagiye bashyigikira ibikorwa byose byagiye biba yewe nano mu Rwanda bagize uruhare murabizi neza cyane. Si ngombwa ko mvuga byinshi cyane ngo ndondogore. Ibiro byateje ikibazo n'impagarara zikomeye cyane. Makenga rero ahagurukira kubirwanya. Ubu tuvugana abasirikare b'Ababirigi ndetse n'Abafaransa bagiye bakora ibyo bikorwa byose n'ubundi izo ngenga bitekerezo nibo bazizanye birangira bagize gute bishwe. Birangira bishwe. Ubu ngubu tuvugana aba Bafaransa bari kujya bicwa akanya ku kandi umusubirizo. Ubu tuvugana ejo hari hapfuye 3 ndetse no mu gitondo nibwo amakuru yamenyekanye. Rero abo bose bari kwicwa n'abazungu na buruhu rwera. Ariko nta nubwo bishwe bonyine kuko barasanzwe na za FDLR. Yes, reka rero mbashimire mbibutse gukanda like no kujoininga group yacu muri benshi cyane hanyuma tuzasubire mu yandi makuru ari imbere. Bye bye.